mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo itanu muri Chicago muri leta zunze ubumwe za Amerika hari umugore witwaga Dorothy Martin wavugaga ko ajya yakira ubutumwa buvuye ku binyabuzima bituye ku mubumbe witwa Clarion. Yavugaga ko ubwo butumwa yakira ngo bumubwira ko ku isi hagiye kuzaba umwuzure ukomeye cyane uzakuraho ibiri ku isi byose, ngo wari umwuzure uzahanagura ubuzima kuri uyu mubumbe. Madame Dorothy Martin yavugaga ko ibyo bizaba ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo itanu na kane. Uyu mugore yakwirakwije aya makuru mu bantu aho yari atuye, maze atangira kugira abantu benshi bizera ibyo avuga, batangira kumukurikira bakajya bakora ibyo avuze byose. Yababwiraga ko abazemera kumukurikira bagakora ibyo ababwiye byose, ngo igihe cy'uwo mwuzure nikigera, ni ukuvuga ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itanu na kane, ngo ibyo binyabuzima byo ku mubumbe wa Clarion bizohereza ubwato bunini cyane kandi bushobora kuguruka, maze bubatware bajye kuri uwo mubumbe, mu gihe abanze kumwumva bazaba bari hano ku isi barimo barimbuka. Abantu amagana barabyemeye. Abantu bagurishije ibyo bari batunze byose, abandi bashwana n'imiryango yabo n'inshuti zageragezaga kubabuza gukurikira uwo mugore, abandi basezera ku kazi, bose biyemeza gukurikiza amabwiriza ya Dorothy Martin. Madame Martin yari asanzwe akora akazi ko mu rugo nko gusukura, guteka n'ibindi. Mu bamukurikiye harimo benshi bize kumurusha ndetse bamurusha amafaranga, banabaye abakoresha be igihe kirekire. Yababwiye ahantu bagombaga kuzahurira kuri iyo tariki ya 21 y'ukwa 12 mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itanu na kane, maze akaba ariho ubwo bwato buzabasanga, mu gihe abandi barimo kurimbuka bo bakazamuka bakajya ku mubumbe wa Clarion. Yababwiye ko ibyo bizaba ku isaha ya 6 z'ijoro kuri iyo tariki ya 21 y'ukwa 12. Yababwiraga ko iyo tariki nigera bwa bwato buri mu manuke bukabapakira bukabatwara, ubundi imvura igatangira kugwa, abasigaye ku isi bose bakarimbuka. Iyo tariki yarageze, maze abantu baragenda bipakira mu cyumba yari yaberetse mu mujyi wa Salt Lake. Amaso yabo bayahanga ku masaha bambaye, barategereza. Aba ni abantu bari biganjemo abamaze imyaka myinshi bizera ibyo bintu. Ni abantu bari barasezeye akazi, baragurishije ibyabo, baragiranye ibibazo n'inshuti n'imiryango. Bari abantu batakaje byose bahoranye. Buri wese muri bo yaravugaga ati by'isi ntacyo bikimaze, kubera ko ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 nzajya kwibera ku mubumbe wa Clarion. Saa 6 z'ijoro zarashyize ziragera ku itariki ya 21 y'ukwa 12 mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itanu na kane. Isaa 6 zikigera bateraniye muri iyo sale, nta kintu na kimwe cyabaye. Nta bwato bwamanutse ngo bubatware, nta mvura yaguye ngo umwuzuruze. Barategereje babona saa 6:05 zirageze, isi kimeze uko yari imeze. Buri munota wiyongeraga ku isaa 6 y'ijoro, abantu buzuye muri iyo sale bagendaga baceceka, bisa naho bagenda basuhererwa, bumirwa cyane, cyangwa buri wese atangiye gutekereza ko amaze iyo myaka yose akurikira ibintu bitazigera bibaho. Nyamara mu minota yari yabanje bari bishimye cyane, baganira, basakuza, baseka. Bamwe muri bo uko iminota yagendaga yicuma irenga ku isaa 6 z'ijoro, batangiye kugenda basuka amarira, batangiye kubona ko bibeshye ndetse babeshywe. Byageze mu masaha ya saa 9, saa 10 z'urukerera, abantu bamaze kwiheba. Madame Dorothy Martin wazanye uyu mushinga yahise atangira kubabwira ko kuba baremeye kumwumva bagakurikiza ibyo yababwiye byose, ndetse itariki yagera bagahurira hamwe muri icyo cyumba kandi bizeye ngo Imana ndetse na bya bive hejuru bahisemo kutarimbura isi. Ati ni mwebwe mu ruko y'isi. Hano ushobora gutekereza ko umuntu w'umuturage wahanuriwe akabwirwa ko isi izarangira ariko ntirangire, ushobora gutekereza ko yahise ahagarika kwizera ibyo bintu. Oya, abantu ntabwo ari uko bameze. Ibi ngibi yababwiye by'uko barokoye isi nabyo barabyizeye. Nubwo bamwe muri bo bahise babivamo babona ko bayobye, ariko abenshi muri bo noneho babyinjiyemo cyane kurushaho, batangira kwiyita abacunguzi b'isi. Iminsi 3 yarashize, bigera ku itariki ya 24 y'ukwa 12. Madame Dorothy Martin yari yababwiye ko noneho yakiriye ubundi butumwa ko bazakurwa ku isi mu ijoro ribanziriza Noheli. Bagiye mu gitaramo cya Noheli, noneho biteguye kugenda. Ijoro ryose baraye baririmba indirimbo za Noheli, bati turatashye, turazamutse. Nanone nta kintu cyabaye. Nanone kandi aba bantu ntabwo bahise babivamo, ahubwo bakomeje kwizera ko umunsi umwe ibinyabuzima biba ku mubumbe wa Clarion
bizaza kubatwara bakajya kwibera kuri uwo mubumbe, mu gihe abasigaye ku isi bo bazarimburwa n'umwuzure. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni iki gituma abantu bizera ibintu nk'ibi ngibi kugera ubwo biyanga bagakora ibintu bishobora guhitana ubuzima bwabo? Banabona ibimenyetso by'uko ibyo babwiwe ari ibinyoma ntibabyumve bakagumayo. Reka tuvuge ku buryo imyemerere ishobora kubata umuntu akagira ukwizera kurengeje ugushobora kugirwa n'abantu, agatangira kwizera ibintu byumvikana ko bidashoboka, ndetse umuntu wabonaga ko azi ubwenge ko ashyira mu gaciro agatangira kugira imyitwarire buri wese ashobora kubona ko irimo ikibazo. Ni iki kiba mu bwonko bw'umuntu gituma ahinduka agakurikira ibintu abwirwa nyamara abibona neza ko biri mu bwenge buke? Ibi ntabwo ari ibyo mu madini gusa, bishobora no kubaho muri politike cyangwa se mu myidagaduro. Abizeza abantu ibintu nk'ibi bo baba babyizera mu by'ukuri? Babigenza bate ngo bavuge ibintu nk'ibi ngibi abandi babakurikire? Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Abantu nta na rimwe bigeze bagira inyota yo kumenya ukuri. Buri gihe ukuri cyangwa se ibimenyetso bitabaryoheye babitera umugongo. Bahitamo gukunda no gusingiza ikinyoma iyo icyo kinyoma kibaryohera kucyumva. Umuntu wese waza bazaniye amakuru y'ibinyoma ariko aryoshye kuyumva, uwo muntu ahita aba umwami wabo mu buryo bumworoheye cyane. Umuntu wese uzagerageza gusenya cya kinyoma ashaka kubereka ukuri ariko gushobora kuryana, uwo muntu azahita aba umwanzi wabo. Hari umuganga akaba n'umuhanga mu iyigamitekerereze w'Umusuwisi wabayeho mu myaka y'1950 witwaga Carl Jung. Yigeze kuvuga kuri iyi ngingo: icyago cya mbere kiruta ibindi byose ku mibereho y'abantu ntabwo kiri mu mbaraga karemano z'isi nk'inkubi y'umuyaga, umutingito, umwuzure cyangwa se iruka ry'ibirunga. Ntabwo imbaraga z'ikibi ku bantu ari ahangaha ziri. Nta nubwo icyago gikomeye kuri muntu ari indwara z'ibyorezo. Icyago gikomeye ku muntu kiri mu kunanirwa gutsinda no kugenzura ibitekerezo bye. Kuri Carl Jung, abantu ni twebwe banzi bakomeye b'inyoko yacu. Birasa na wa mugani wa kera w'uko umuntu ari ikirura ku wundi muntu. Iki kirura gishobora kukubamo wowe imbere. Iki kirura kigaragaza cyane cyane iyo ibibazo byo mu mutwe bihindutse ubuzima busanzwe. Iki gihe aho ibibazo byo mu mutwe bihinduka ubuzima busanzwe, Carl Jung yakise epidemie psychique. Yaranditse ati birimo birahinduka ibigaragarira buri wese ko icyago gikomeye kuri muntu atari inzara, nta nubwo ari umutingito, nta nubwo ari mikrobe cyangwa se kanseri. Icyago gikomeye ku muntu ni umuntu. Ikibazo nuko nta buryo na bumwe buhari bwo kurwanya iyi epidemie psychique cyangwa se icyorezo cy'uko ibibazo byo mu mutwe bihinduka ibisanzwe. Kandi iki cyorezo cyica kurusha ibindi biza kamere byose bibaho. Wigeze wumva abantu bavuga ko amadini ari cyo cyorezo gikomeye inyoko muntu yagize? Birashoboka cyane ko uramutse ufashe igiteranyo cy'abantu baguye mu ntambara zisanzwe za politike, ukongeraho igiteranyo cy'abazize ibiza ntaho bahurira n'abantu bapfuye mu izina ry'Imana cyangwa mu izina ry'idini, aba ni benshi cyane. Byemezwa ko iyobokamana n'idini cyangwa se imyemerere byishe abantu benshi bigoye kubara. Dore imwe mu mibare y'abantu bishwe mu izina ry'Imana cyangwa se imyemerere kuva Yezu Kristo yishwe. Iyi ni imwe mu mibare, ntabwo ari yose. Hagati y'ikinyejana cya 9 n'icya 15 mu Burayi habaye intambara 9, intambara bise Croisade. Ni intambara zarwanwaga n'abakristu barwaniraga kwamamaza ubukristu hose ku isi. Umwihariko w'izi ntambara ni uko abarwanyi bazo bahembwaga umugisha. Cyane cyane umushumba wa Kiliziya Gatolika yabahanaguragaho ibyaha. Zari intambara zo kwitangaho ibitambo. Izi ntambara zafatwaga nk'intambara ntagatifu ku bakristu bo mu Burayi icyo gihe. Kwari ukwitanga ugapfa kubw'urukundo ukunda Umukiza. Hagati y'umwaka wa 622 n'umwaka wa 750 nyuma ya Yezu, igisirikare cya mbere cy'Abayisilamu cyavuye muri Arabiya kigarurira Palestine, Syria, Mesopotamia, Misiri, Afrika y'Amajyaruguru na Espanye. Ubu bwari ubutaka bugize 2/3 byahari hatuye abakristo hose ku isi. Hagati y'ikinyejana cya 7 n'icya 11 abakristo barwanye intambara nyinshi n'Abayisilamu bababuza kwigarurira ubundi butaka bw'abakristo. Muri rusange habaye izi ntambara ziswe Croisade 9 zaguyemo abantu miliyoni 6. Nk'aho ibyo bidahagije, kuva mu 1618 kugera mu 1648 habaye indi ntambara y'imyaka 30. Iyi ni intambara yabaye mu Burayi, by'umwihariko mu Budage, ishyamiranya abagatulika n'abaporoso. Ni ingaruka z'amavugurura mu madini
ubwo havukaga idini y'abaporoso. Iyi ntambara yamaze imyaka 30 yo n'izindi zayishamikiyeho zaguyemo abantu miliyoni 11 n'ibihumbi 500, zikurikirwa n'inzara yamaze abantu mu Burayi ndetse n'indwara z'ibyorezo. Hagati y'umwaka w'1562 n'1598 mu Bufaransa naho habaye intambara z'urukurikirane zashyamiranaga abagatulika n'abaporoso. Izi zaguyemo abantu miliyoni 4, bazise French Wars of Religion. Kuva mu mwaka w'1983 kugera ejo bundi mu 2005 muri Sudani habaye intambara bise iya kabiri ya Sudani. Iyi ni nayo yavuyemo ubwigenge bwa Sudani y'Epfo. Ni intambara y'amoko n'iyobokamana. Leta yari yowe n'Abarabu b'Abayisilamu yashakaga ko abaturage bo mu majyepfo ya Sudani bagendera ku matwara ya Kiislamu. Kubera ko abangabo bo mu majyepfo batabishakaga, barishwe bikomeye. Mu myaka 22 iyi ntambara yahitanye abantu miliyoni 2. Ni imwe mu ntambara zabaye ndende kandi zica abantu benshi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Iyi ntambara yateje indwara z'ibyorezo n'inzara ku buryo kugeza n'ubu Sudani y'Epfo iracyari mu ntambara. Byose byahereye ku bwicanyi bukozwe mu izina ry'Imana. Intambara yo muri Libani yashyamiranyije abakristo n'Abayisilamu kuva mu mwaka w'1975 kugera mu 1990, nayo yaguyemo abantu 250, abarenga miliyoni bava mu byabo. Intambara yo kugerageza kwigarurira Ubuhindi bikozwe n'Abayisilamu yabaye hagati y'ikinyejana cya 13 n'icya 19, yo yaguyemo abarenga miliyoni 80. Iyi ni nayo yavuyemo ivuka ry'igihugu cya Pakistan. Ushobora gukomeza ukabara uvuga intambara n'ubwicanyi bishingiye ku madini ukabona imibare itagira ingano. Uyu munsi iterabwoba ahanini rishingiye ku idini. Ibi bishimangira ko umubare munini w'abantu bishwe kuri iyi si kuva Yesu Kristo yapfa n'uw'abantu bishwe mu izina ry'Imana cyangwa izina ry'idini. Ibi bisobanura aho umuntu yiteguye kugera ndetse n'ibyo yiteguye gukora kubera idini n'imyemerere ye. Mu bihe byose twabayeho ndetse n'ahantu hose mu mateka, inyoko muntu yabayeho yibaza ibibazo nka ese duturuka he? Umwanya wacu muri iyi si ni uwuhe? Iyo dupfuye bwo tujya he? Iyobokamana ni imyizerere yavutse kandi igenda itera imbere uko ibihe byagiye bishira, igatanga ibisubizo kuri ibi bibazo n'andi mayobera y'ubuzima. Ihame mu iyobokamana ni uko bimwe mu bibazo bisubizwa no kwemera no kwizera byonyine, nta bundi bumenyi ukeneye. Iyobokamana kandi rishingiye ku kwizera ko hari ikintu cy'igitangaza kandi gihambaye kuturusha twese, kinaruta ibindi byose biriho, ibiboneka n'ibitaboneka. Ni imbaraga z'ikirenga tugomba kwitabaza kandi tukaziringira. Ni ukwizera ko hari isoko twese dukomokaho kandi tukazayisubiraho. Ibi bituma abahanga mu iyigamitekerereze basobanura ko iyobokamana ari ukwizera ikintu runaka. Buri gihe iyo umuntu avuze ko ari uwo mu idini runaka, aba yigaragaje nk'umwizera cyangwa se umwemera. Kwizera cyangwa se kwemera bivuze iki? Bivuze ko uba utazi ikintu runaka ariko ukaba utiteguye kwemera ko utakizi, hanyuma ugahitamo kukizera. Hanyuma rero ibi nibyo bisunikira bamwe mu bahanga mu iyigamitekerereze kuvuga bati, niba utazi ikintu, kubera icyo utakwemera ko utakizi ngo uvuge uti ntacyo nzi? Kuri bo kwemera ko utazi ikintu ni ibintu byiza cyane kubera ko ni intangiriro y'ubumenyi. Iyo wemeye ko utazi ikintu runaka, nibwo ubushake bwo kumenya icyo kintu butangira. Nibwo utangira gukora cyane ngo ushake ubwo bumenyi. Kuba twebwe abantu twarahisemo kwizera ibyo tutazi, ni ukuvuga ngo kuba tutabizi reka tubyizere. Nibyo byakuruye ibyago byose twanyuzemo biturutse ku madini n'imyemerere. Iyo utazi ikintu, aho kwemera ko utakizi ahubwo ugahitamo kukizera, ngo icyo bigukorera ni ukuguha icyizere n'akanyabugabo gatuma ukora ibintu bigira ingaruka zitagira ingano. Kwigirira icyizere cyangwa se kugira akanyabugabo mu birebana no kwemera byemezwa ko ari ryo shyano ryatugwiriye twebwe abantu nk'inyoko. Iyo ikintu utakizi ugahitamo kwizera, bikaguha kwigirira icyizere, ukora amabi menshi nta no kwifatana guke, bityo ingaruka zikaba nyinshi cyane. Mu iyobokamana no mu madini nta kindi bigusaba ngo ube impuguke muri ibyo bintu abandi bagukurikire. Ntabwo bigusaba amashuri cyangwa se ubundi bwenge karemano. Icyo bigusaba cyonyine ni ukwemera no kwizera kurusha abandi, kandi ugakora ku buryo babibona ko barusha kwemera no kwizera. Ibi bikugira umuyobozi wabo, ukabayobora mu iyobokamana no mu kwemera, bitabaye ngombwa ko barusha amashuri cyangwa se ko wanageze mu ishuri. Kuba kwizera no kwemera ari byo bintu by'ibanze mu madini n'iyobokamana, niyo mpamvu kuri benshi nta kindi bibasaba ngo bemere umuntu bamukurikire.
ntibibasaba kureba ko uwo muntu yize cyangwa se afite ikindi kintu abarusha. Kuba uzi kwizera no kwemera kubarusha kandi ugakora ku buryo babibona, urabayobora nubwo baba bakurusha byose bya hano ku isi. Uyu munsi hirya no hino ku isi hari abantu biteguye gukurikira umuvugabutumwa cyangwa se undi muyobozi w'idini kandi biteguye gukora ibyo ababwiye byose ku buryo watekereza icyo yabahaye ngo bamukurikire. Mu bihe bitandukanye abavugabutumwa mu madini atandukanye basunikiye abayoboke babo kwiyahura bakiyica burundu. Hari uburyo cyangwa se tekinike zikoreshwa n'abantu baba bayobora amadini cyangwa se indi myizerere cyangwa se n'abanyapolitike iyo bashaka ko abantu babakurikira, kandi inshuro nyinshi birakunda. Uburyo bwa mbere umunyedini cyangwa se umunyapolitike akoresha kugira ngo abantu bamukurikire ni ukubagaragariza ko yahawe imbaraga n'ubushobozi bwo kumenya ibisobanuro by'ibintu bo badasobanukiwe. Ubu ni uburyo bwiza bwo kubona abayoboke kandi ukabagumana bakagukurikira bivuye inyuma aho uzajya hose. Mu buzima busanzwe nta kintu kibaho ari kimwe ngo gikemure ibibazo byose by'abantu. Nta kintu na kimwe kibaho gishobora gukiza indwara ngo gitange amafaranga, gitanga ibisobanuro by'aho tujya iyo tumaze gupfa, gisobanura aho twaturutse n'ibindi. Tuba mu isi igoranye irimo ibintu byinshi tudashobora kubonera ibisubizo. Ibi ni ibintu biteye ubwoba kubera ko ntabwo ushobora gusobanukirwa impamvu wabuze akazi, ngo unamenye impamvu umuntu wawe yarwaye, ngo unamenye impamvu hari intambara. Ibi byose ni ibibazo bikomeye cyane bigoye gusubiza. Nk'urugero, ushatse kumenya impamvu wabuze akazi, igisubizo gishobora kuba uruhurirane rw'ibintu byinshi cyane, birimo nko kuba hari politike nshya z'ubukungu leta yashyizeho, kuba idolari ryarabuze cyangwa se kuba imisoro yarazamutse, kuba hari abanyamahanga baje mu gihugu cyawe bakagutwara akazi n'ibindi byinshi birebana n'ubukungu. Ibi bishobora gusobanura impamvu wabuze akazi. Ibi byose ni ibintu bigoye kubyumva kandi wowe urashaka kumenya impamvu wabuze akazi. Kugira ngo ubone igisubizo cy'ibibazo nko kuba warabuze akazi, uzaba ufite amahitamo abiri, nko kuba wajya kwiga iby'ubukungu ukabona doktora ugasobanukirwa uburyo itangwa ry'akazi rikorwa mu gihugu. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo bwa kabiri bwo kubona igisubizo ni ukuba umuntu yaza akakubwira atari ko buriya uzi impamvu wabuze akazi, ati hari ibintu bikuzitira kandi bifitanye isano n'amadayimoni bigeze kuguterereza. Aho niho ibitekerezo bibi bitangirira rero. Cyangwa se akaba yakubwira ati iyi si irimo irerekeza ahantu habi ku buryo izarangira ejo bundi mu kwezi gutaha, cyangwa se ati hagiye kuba umwuzure uzaza kurimbura abantu ejo bundi ku itariki ya 21 y'ukwa 12. Ariko akakubwira ati ibyo bintu bizaba nzi byari byo, nzi ikizabitera kubera ko mvugana n'ibinyabuzima byo ku wundi mubumbe bizateza ibyo byago, cyangwa se mvugana n'Imana, ati kandi nshobora kugufasha nkakurokora. Baguha ibisobanuro bike by'ibintu utabonera igisubizo, kandi kubera ko icyo bisaba ari ukwizera ibintu utazi byonyine, biba bishoboka cyane kuhita ukurikira. Mu magambo ubwirwa haba harimo icyarimwe inkuru y'icyizere n'ihumure. Ni nkaho ubwirwa ku isi irimo irarindimuka, ariko hakaba hari umuntu ushobora kuyirokora cyangwa se akajyana abantu mu bwihisho. Kubyizera birashoboka kubera ko no kugerageza gushaka ibimenyetso ubwabyo ni ikosa. Mu madini menshi ukutizera biri mu byaha bikomeye, cyangwa se kugerageza gushaka gucukumbura ngo usobanukirwe ibintu nabyo ni icyaha. Ubundi buryo bwa kabiri bukoreshwa n'abashaka abayoboke cyangwa se ababakurikira mu myemerere ku buryo babimariramo ni ukubaha ikirango gishya cyangwa se kubaha ibibaranga bishya, new identity. Birasa n'ibitangaje uburyo ibintu byoroheje nk'ibimenyetso bishobora guhindura abo turi bo. Mushobora kuba mwarumvise ubushakashatsi bwakorewe ku banyeshuri bo muri kaminuza ya Stanford. Abashakashatsi batoranije amatsinda y'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Stanford. Bamwe bababwira ko ari imfungwa, banabambika imyambaro y'imfungwa. Abandi bababwira ko ari abacungagereza, banabambika imyambaro y'abacungagereza, babaha n'ibindi birango n'imbunda byose. Ni umwitozo bakoze umunsi urenze umwe, ariko icyatangaje ni uburyo abanyeshuri bagizwe abacungagereza bakoze neza akazi nk'ak'abacungagereza. Batangiye kwitwara nk'abantu bafite ububasha bukomeye, batangira gutoteza bagenzi babo babwiwe ko ari imfungwa. Mu mitwe yabo baguye mu mutego wo kumva ko koko ari abanyabubasha, nyamara kuva mu ntangiriro bari babizi ko ari umwitozo, ko ari imikino. Kuba barambitswe imyambaro y'abacungagereza bakanahabwa imbunda byabahinduye ibitekerezo, ndetse binahindura amarangamutima yabo ku birebana n'uko bari basanzwe babona aba bagenzi babo. Batangiye kubatoteza no kubakubita kandi babizi neza ko ari umwitozo. Mu yandi magambo, kwishyira mu mutwe ko hari ibikuranga bishya cyangwa se ko wabaye undi muntu bikujyamo vuba, ubundi bikaguhindura wese uko wakabaye.
ukaba waba umuntu mwiza cyangwa se ukaba umuntu mubi. Identite nshya cyangwa se ibikuranga bishya, byaba ari byo cyangwa se atari byo, bipfa kuba byakugiye mu mutwe, biraguhindura. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bavuga ko umuntu aba ari mwiza cyane iyo atarabimenya. Iyo yatangiye kumenya ko ari mwiza, wenda abibwirwa n'abantu, ahita ahinduka. Ibi bishobora kugaragarira mu bindi bikorwa nko mu myidagaduro. Ushobora kubuza umuntu mwakuranye cyangwa se munabana, ariko yakwinjira mu bintu by'imyidagaduro igihe ari imbere y'abantu arimo kubashimisha, agahinduka undi wundi. Hashobora kuba yari umuntu utuje cyangwa se unagira isoni, unitinya, ariko yakwinjira muri ibyo bintu aho yabonye izina rishya n'umwambaro mushya, agahinduka undi muntu. Ibi binagaragarira mu bigare, cyane cyane mu rubyiruko. Umusore cyangwa se inkumi usanzwe uzi, witwara mu buryo bwihariye, ashobora gukora ibintu bishobora no kuba urugomo utatekerezaga ko yakora, ariko akabikora kubera ko ari kumwe n'abandi mu kigare, ari kumwe n'abandi bantu ashaka kwemeza ko ari umwe muri bo. Nyamara yaba ari wenyine, akongera akaba we ubwe. Byemezwa ko imwe mu mpamvu zorohereza abantu bafite amadini kubona abayoboke babizirikaho kandi biteguye gukora ibyo babasaba byose, ni uko babaha umwirondoro mushya. Rimwe na rimwe banabaha impuzankano, bakanabaha izina rishya. Kwiyumva nk'aho muremye umuryango mushya w'abantu bashya batandukanye n'abandi bose basigaye. Mwebwe mufite amahirwe kubera ko mwamenye ukuri, mukaza muri uyu muryango wacu cyangwa se muri iri dini ryacu. Bariya bandi basigaye bo bari mu byago bikomeye. Aya magambo arahagije ngo uwo muntu yemere gukora ibyo abwiwe byose kugira ngo atandukane na bariya bandi basigaye. Ibi ngibi ushobora kuzabibona ku bayoboke bamwe b'amadini. Ushobora gufata uwo basengana nk'umuvandimwe we cyane kurusha umuvandimwe we bavukana mu nda ariko badahuje idini. Uburyo bwa gatatu bukoreshwa ni ugushyira abo bantu ahantu ha bonyine cyangwa se kubashyira mu mibereho itandukanye n'iy'abandi ku buryo biyumva nk'aho baba mu isi ya bonyine, itandukanye n'iy'abandi basigaye bose. Ibi ntabwo biba ku bayoboke bose, ariko bamwe muri bo bagenda buhoro buhoro bongera icyizere bagirira abayobozi babo, ku buryo nyuma y'igihe runaka usanga uwo muyobozi w'iryo dini cyangwa se umuryango ari we wenyine wabaye isoko y'amakuru n'ubumenyi bw'imibereho y'abayoboke. Ikibazo cyose umuyoboke yagira, yihutira kubaza uwo muyobozi uko ari bubyitwaremo. Iyo abantu bashyizwe muri iyi mibereho, bageraho ubuzima bwabo bwose uko bwakabaye bukaba buzengurutse uwo muryango cyangwa se iryo dini babamo, ku buryo umuntu ashobora kuba atazi ibintu birimo kubera muri iyi si, kubera ko abo bamuyoboye nibo bonyine bamuha amakuru y'ibyo akwiye kumenya. Ibi bifasha uwo muryango, ihuriro cyangwa se ishyaka cyangwa se idini kugena ukuri abayoboke bakwiye kumenya. Iyo ukuri kose guturuka mu bayobozi, biba byoroshye ko abayoboke bazemera kandi bagakora ibyo abo bayobozi bazababwira byose. Iyo abo bayobozi bababwiye ko kubitsa muri banki ari icyaha, abayoboke babyumva vuba cyane. Ikindi cyorohereza aba bantu kubona abayoboke babihambiraho ni uko ibi ngibi ari ibikorwa bitabamo impaka no kungurana ibitekerezo. Oya, umuvugabutumwa ababwiye ko kunywa amata ari bibi, mu iteraniro nta mahirwe aba ahari y'uko hari umuntu uri buzamura ikiganza akavuga ko atari byo, cyangwa se akagaragaza ibimenyetso by'uko amata ari meza, cyangwa se agatanga ikindi gitekerezo. Ukoze ibyo wahita wirukanwa mu idini cyangwa se ugafatirwa ibindi bihano, kubera ko hano intwari ikomeye ihari, cyangwa se icyo buri wese akwiye kugira ni ukwizera. Mu magambo make, iyo ugenzura isi umuntu abamo, iyo ugenzura amakuru uwo muntu abona, ukagenzura ibyo arya, ukagenzura ibyo yambara, ibyo anywa, ibyo avuga, ndetse ugakora ku buryo ntawe ukugisha impaka, kandi ibyo ukabikora utifashishije inkoni cyangwa se ibindi bihano, ahubwo ugakoresha amakuru y'ubwoba y'uko udakora ibyo ngibyo azabihanirwa namara gupfa, abantu baragukurikira aho wajya hose ndetse n'aho wabajyana hose. Birasa no kuvukira mu mujyi muto, ukahakurira, ukahiga, ukahabona inshuti, umuryango wawe wose akaba ari huba, mukaba mufite indangagaciro zanyu muri uwo mujyi. Bizakugora kuva muri uwo mujyi ngo ujye gutura ahandi, nubwo waba ubona ko aho handi hari ubuzima bwiza n'amahirwe yo gukira. Muri ibi by'imyemerere nabyo, kubera ko buri muntu agomba kugira icyo yemera n'uko acyemera, ntabwo bizoroha gukura umuntu mu myizerere n'imyemerere yinjiyemo akigishwa byose nk'uko byateguwe n'abashinze iyo myemerere. Ikindi kintu gituma binjira mu myemerere cyangwa se mu madini rimwe na rimwe yitwa y'inzaduka, bayimariramo bakemera gukora ibyo wowe utakora, ni uko bereka isi y'impande ebyiri gusa, isi y'icyiza n'iy'ikibi. Hari abatagatifu, hakaba n'ikibi. Inshuro nyinshi ugena icyiza n'ikibi ni uwashinze iyo myemerere cyangwa se iryo dini. Uyu niwe mutagatifu muri iyo myemerere. Uyu ni nawe ugena icyiza icyo ari cyo, akagena ikibi icyo ari cyo.
icyiza gishobora kuba gushaka abagore benshi cyangwa se kwiyuhagira inzoga. Ikibi kikaba gutunga indangamuntu cyangwa kujya kwa muganga kwivuza. Abantu barakurikira. Muri iyi myemerere abantu bamenya icyiza n'ikibi bitewe n'icyo umuyobozi wabo avuga. Ikibi gishobora kuba kwambara imyambaro ifite uburebure runaka, icyiza kikaba kutambara umwambaro na busa. Wisanga uri mu isi y'umukara cyangwa se umweru, hamwe cyangwa ahandi. Amahitamo aba ari abiri yonyine. Urakora ibyo umuyobozi avuga uzajye mu ijuru cyangwa uzazamurwa ujye ku wundi mubumbe nka Clarion. Bitihise wange gukora ibyo avuze uzarimbuke, ariko mbere yaho uzabanza gukurwa muri uwo muryango. Uyu munsi imyemerere mishya igezweho ivuka buri munsi, ikagenda igena ibiri ibyaha n'ibitari ibyaha. Ku bantu bamwe hari ibintu byabaye ibyaha uyu munsi nyamara byari bisanzwe mu myaka 10 ishize. Inkuru z'amadini y'inzaduka cyangwa se amadini yagiye akomoka ku yandi madini akaza akora ibintu bigoye gutekereza ko byakorwa n'abantu bazima, ni inkuru twumvise kuva mu myaka ya kera kugera n'ubu, kandi biba ku isi hose. Umva ibyo bamwe mu bayoboke b'amadini y'inzaduka biteguye gukora mu izina ry'imyemerere. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2021, umubiri wumishijwe wa Madame Amy Carlson wahoze ari umuyobozi w'idini ryise Love Has Won, urukundo rwaratsinze, wasanzwe ahantu mu rugo mu gace ka Moffat muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugore yahoze azwi cyane mu bayoboke b'idini ye nka Mother God cyangwa se Imana Mama. Mbere y'uko apfa yavugaga ko ajya avugana n'abamarayika ndetse ko avura kanseri. Yanavugaga ko yavukiyemo Yezu Kristo ndetse na Marilyn Monroe. Yavugaga ko mu bundi buzima mbere y'ubu ngubu ngo yahoze ari Yezu Kristo na Marilyn Monroe. Uyu Marilyn Monroe yari umukinnyi wa filime n'umuririmbyi wamamaye muri Amerika mu myaka ya za 50. Yanavuzweho kuba inshoreke ya Perezida Kennedy. Uyu Amy Carlson rero yari afite idini n'abantu benshi bamukurikiye ku buryo yapfuye umubiri we barawumisha bakajya bawusenga. Abafashwe ejo bundi mu 2021 basenga uwo mubiri we bose barafunzwe kubera ko banahamijwe ibyaha byo kuriganya abantu amafaranga, ariko icyaha gikomeye bahamijwe ni ugushinyagurira umubiri w'umuntu. Mu 2019 ubutabera muri Ohio bwishe Ron Lafferty. Uyu nguyu yakatiwe urwo gupfa kubera ko yahamijwe icyaha cyo kwica umugore wa mukuru we ndetse n'umwana we w'uruhinja mu 1984. Lafferty yari asanzwe ari umuyoboke w'idini ryise School of Prophets, ishuri ry'abahanuzi. Ni idini ryategekaga abagabo gushaka abagore benshi, apana gushakana nabo ngo babane, ahubwo kuryamana nabo. Lafferty yishuye umugore wa mukuru we kubera ko yitandukanije n'iri dini n'imyemerere. Lafferty yavuze ko yamwishe abisabwe n'Imana. Abantu biteguye gukora ibyo utatekereza ko bakora kubera idini. Mu gihugu cya Kenya n'uyu munsi yakomeje urubanza ruregwamo umuvugabutumwa witwa Paul Mackenzie. Ni nyuma yaho mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize 2023 mu ishyamba ry'ahitwa Shakahola hafi ya Mombasa habonetse ibyobo bishyinguwemo abantu 429 harimo n'abana. Abaturage bo muri ako gace nibo batanze ubuhamya ko uyu muvugabutumwa wari ufite idini yashinze mu 2003 akaryita Good News International Church, ngo yabwiraga abayoboke b'idini ye ko nibahagarika kurya bakicisha inzara bakagera aho bashiramo umwuka ngo bari bujye mu ijuru byihuse. Abantu barabikoze kubera ko iyo mibiri yarapimwe basanga benshi muri bo barishwe n'inzara koko irabahitana. Ababikoze ari bakuru yari amahitamo yabo, ariko hari n'ababyeyi bahisemo kwicisha abana babo inzara barapfa burundu ngo bajye mu ijuru. Pastor Mackenzie yanabuzaga abagore kujya kwa muganga igihe batwite ndetse akababuza kohereza abana babo ku ishuri kubera ko ngo ibi byo kwiga ntaho byanditse muri Bibiliya. Uyu Paul Mackenzie n'abandi bantu 94 bari bafatanije kuyobora iryo dini bahamijwe ibyaha byinshi birimo n'ubwicanyi. Ibi byasunikiye guverinoma ya Kenya gushyiraho komisiyo yo kugenzura amadini arenga 4,000 akorera muri Kenya. Bamwe muri aba bantu bagize aya madini biteguye gukora ibyo udafitiye igitekerezo birimo no kwiyambura ubuzima mu izina ry'Imana. Ni nduvuga ukuri kandi uyobora abayoboke b'amadini mu nzira nziza mu bayobozi b'amadini bose bari ku isi. Mu yandi magambo, ni irihe dini ryiza kandi ry'ukuri abantu bakwiye kuyoboka? Mwakoze kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.